twarasenze mu materaniro nakasije kukavuga kantu ntabwo umva hari ibindi byabaye na nyuma yaho mbaraga ntabwo nawe kukavuga na nyuma hari ibindi byabaye twarasenze wa gatandatu saa 12 dusoza amasengesho nka saa 4 hari abantu benshi ubwo mba nirambitseho kuko nari narayi wawe mba nirambitseho ubwo nyuma mu gatasi kafashe numva umuntu yawe ntabwo muvamo ndamujyana aho rani sengesho ryari rikubise umudayimoni ubwo numva namwe mugatokesheje mba ndakangutse ubwo mbona n'umukobwa wafashwe n'abadayimoni Tugani rero abajinga kwabo namuvuyemo bakanjamora wakiyirukira ahita kwaragera aya rurarugamba ubundi ndaho rwawe shaka ibyawe n'ukuyobora ibiganiro hano shaka nabahaye isezerano mvuga ko nzabagirira neza none baheze ishanga bari gukoreshwa uburetwa none gutaka kwabo ubwo kungezeho nibutse isezerano. Haleluya haleluya. Mushiki wanje Imana yibutse isezerano, mwene data Imana yibutse isezerano. Ndakubwira ukuri ngo uratabawe. Imana yibutse isezerano, iraryibutse so gushidikanya, iraryibutse. Niba arakubwiye ngo abana bawe baziga, Imana irabyibutse. Nyarakubwiye ngo uzakira iyo ndwara, Imana irabyibutse. Nyarakubwiye ngo uzagenda amahanga, Imana irabyibutse. Levone medegre, Imana irabyibutse. Imana irabyibutse. Imana irabyibutse. Reka nsoze ariko nongere ngaruka kuri umugabo uri kurara muri kabari. Nongere ngo ugaruceho iyo baye waroze bintu uri gukora, buriya gutyo uri kurema igisekuru. Niba ari kibe uri kukirema, kwanza ni kibi. Ariko yewe mugabo, niba utaha kare ugahaha ukaganira na madamu wawe, abana baba bibona kirana igisekuru nacyo uri kurema kandi cyiza. Mana yacu habwe cyubahiro, Mana yacu tugirire neza. Ndafite mama na papa nabye ko mbafite, narinse nava mu rwano bakurwanye, nabonye barwana rimwe kokorode. Nge nta narimwe nabonye barwana rimwe, ikintu bapfuye munyemere ngivuge. Mama agiye mu gakungu hamwe n'abandi badamu, bamwigisha kunywa itabi. Ubugoro bwabugora abadamu babajundika mu majiko, barabemyegesha kuko papa atomvekanaga nabyo. Ya babaryamye kumva mu cyumba harimo akantu katameze neza. Siri itabi ko ndanywa itabi, iyi tabi riva hehe? Akamucunga yasinzira akagenda akumva gashashe kari kubambura. Yo bibutse bageze ku irembo ryitwa ryiza. Yego. Uyu munsi rero ni Labani, Zirabani. Yego. Ni uhari. Zirabani ni uhari, meki kinyeshana muri uyu mwaka, muri uku kwezi ni uhari. Yego. Ni wa Kristo ashaka gukoresha. Mana ikomeze badore mugisha. Pastor Mani kongera imbaraga. Amen. Ndazakiriye mu izina rya Yesu. Ndazakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Katujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Amen. Urakoze cyane. Nago atugenda none se ijambo ry'Imana niryo buzima. Niyo dusenga rega duhagarara mu ijambo ry'Imana, ngaho Mariko 16:17 twahagararamo, twamara kuhagarara. Yes, reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show amerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abe mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndatuma Imana Concorde reka fata umwanya ngo ushimire abakanze subscribe, ukadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikandaho, n'ukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije batazajya mbicisha urungu, niyo mpamvu nafashe urugendo navuye Musanze ubundi mu karere ka Rubavu, naje kureba umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, Pastor Labani Bizimungu. Yego Pastor, ngo hayi ikaze. Ni karibu. Murakoze cyane kuduha ikaze, kandi tunejejwe n'Imana mu mutima kubona kano kanya keza. Yego ko kuganira n'abakunzi b'Imana n'abakunzi bacu. Yego turi kuri Concorde TV show no kuri Ndumukristo TV. Reka Pastor Amen nka CEO wa Ndumukristo TV abanze abayikaze kuri Ndumukristo TV.
duhaye ikaze bene data n'abashiki bacu kuri ndi umukristo TV no kuri Concorde TV show. Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubaho umugisha amavuta n'imbaraga no kure kw'Imana bikomeze gutindana namwe. Turabisi muradukunda natwe tukabakunda, ariko twese turi mu rukundo rw'Imana isumba byose. Niyo yadukunze itanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo atubere incungu y'ibicumuro byacu. Murakoze cyane, yatubaye karibu. Gahunda ni subscribe, ariko number 1 urukundo, kudukunda no gukunda Imana. Imana ibagirire neza. Hano turi mu karere ka Rubavu, umurenge wa Nyundo, mu kagari ka Mukondo. Turi ahantu hari natire nziza, ibi ni byiza bitatse u Rwanda. Ibi ni byiza bitatse u Rwanda. Iki turi kureba ni icyayi. Amen, amen, amen. Iki ni icyayi rwose cyo mu ruganda rwa Pfunda. Turabana ku cyayi, twebwe tujya dusoroma tugateka. Koko uzi uburyo kino cyayi kitanyuze mu ruganda kiba kiryoshye kuruta ibindi niba utabizi. Oya, ahubwo nje ndakwibikiye. Ni no muti buriya twakibwira bene data. Ndakwibikiye impamvu kuki ibiganiro twabikorera giwawe mu rugo. Umurenge wa Rugerero, kagari ka Rugero, mu mudugudu wa Rukingo. Yego. Ukantekera ikawa. None kuki umunsi wanzanye ngo tuyikorera no kucyayi. Nyine urabona ikawa twari tuyimenyereye, tugomba gusimbuka tukajya icyayi kiri mu uyu murenge haboneka icyayi kugira ngo abakunzi bacu nabo tubasangize ku cyayi cy'u Rwanda mu uyu murenge wa Nyundo, hano mwaka karere ka Rubavu. None si ikawa wantekeraga naje iwawe. Ikawa rero twayikuye. Umunsi nizega icyayi nacyo. Uyu munsi turanywa amayani y'u Rwanda. Nubwo ni ikawa y'u Rwanda twanywaga, ariko byombi birashoboka kandi biratubereye. Uyu munsi gahunda ni icyayi rwose. Imana ishimwe cyane. Ihimbazwe. Imana ishimwe cyane. Abana mwegere ruguru. Yego, Imana ishimwe rwose. Fata telefone hari akantu nkoherereje. Nakumvise. Telefone akawe nakoherereje. Nakumvise. Wakumvise? Nakumvise ni umuntu ushima. Ko ndi gushaka? Ni umuntu ushima. Ko ndi gushaka ugapureyinga. Ndi gushaka ugapureyinga kanumve. Pasika nziza kuri we n'umuryango. Yavuze gake cyane. Waramfashije umuzanye warakoze Imana. Nukuri ubu mukanya hari message nakiriye inshimishije kandi nayibwe na Pastor Labani ndetse na wa musaza Bernard. Nukuri bambwiye ko abana banjye baziga kandi bakiga neza. Mu minsi ishize nawe n'ikigeragezo nyine kwishyura ishuri rya privé biranga, bakuramo bajyana muri primaire ya leta. Mbona nyine ntabwo nari nabyishimiye ko nta kuri nari kwigenza ko nta bushobozi nari mfite. Uyu mwanya rero petit frère wanjye amamagaye agira yuko abana bagomba gusoma. Amen. Amen. Yego, Imana ishimwe. Icyo numvisemo, hari igihe audio bashobora kuba batayumvise neza, ariko uyu ni umuntu wampamagaye kuri Pasika. Kuri Pasika ambwira ati Concorde reka ngushimire. Yego. Ni umukunzi wa Concorde TV show. Twari twakwanye ikiganiro. Arangije ikintu yambwiye, ati mu bantu uzana abantu bitaba cyane, akanagwa gahunda akayubahiriza. Ntabwo ndi gushashiriza uko turi kumwe. Ati ni Pastor Labani. Turagerageza. Ati aragira. None arangije anyoherereza iyi audio ngira ngo wayumvise. Nayumvise. Ari gushima Imana uko wamuhanuriye yuko abana be bagiye gusubira mu ishuri ryiza. Yego. Uko baravuye mu ishuri ryiza bajya mu ritari ryiza kuri we. Kubera ubu ngo bimuhanure, sinzi niba byibuka hari uwo muntu. Ndabyibuka. Kuko yaguha ka message nanjye arakambereza. Yego. Niyo mpamvu karebye nanjye ngakareba. Uyu muntu yari mashima Imana. Yego. Mashima Imana ku by'Imana dukoresheje, kandi iracyana dukoresha. Yego. Yari mu bihe bibi by'inzara. Yari mu bibi tekeza kuba ufite inzara, abana ishuri bigagamo ukabamanura kugira ngo bajye kubyira ubushobore kubonera ubushobozi. Ariko ndasenga bati hoya ndabye Imana yacu imanura, Imana yacu irazamura. Oya hogira nge cyakora keretse wacumuye, ariko ni mu mutima wawe utekurega ikibi. Yego. Bino byabaye ni Satani agira ngo weganyire wihebe. Yego.
ariko Imana yacu yo ntabwo itumanuraho ko iratuzamura niyo gahunda yacu. Haleluya. Ubwo re ibi ndabikubwiye mu mezi tarenze 15 uraba ubonye umuterankunga abana bawe ndetse naho bigaga bashobora kwiga aharenze kubera ko Imana yabikoze. Imana yaje gukoresha umwe muri bene wabo batuye abana bameze batiti ndakunda babayeho. Ndagira mbwira abakunzi bacu muke muvuga nibibazo bihari. Mwe ngamakuru ngo ni meza abanyarwanda niko tumeze kandi wapfuje urukurira ngo amakuru ngo ni meza. Oya niba ari meza mugira ngo ni meza, niba ari namabi mu byati wapi naburaje buryo icyo kirahagije. Niba afite icyo agikoraho kandi niba ndanaco agusengere ngo uyu muntu ndaco nafite cyo kugikoraho. Ariko namubwiye ngo kuko nizeye Imana yanje umuremyi w'ijuru n'isi tugiye gusenga Imana icinzira nguko maze kubikubwira ndabye Imana yacu imanura iyo ukiranuka ukayoka gendana nayo irazamura. Bino rebya kumanuye nakawungi kaba yabuze. Oya ibi ndabiri mu gushaka kw'Imana hoko kadusenye ibintu bisubire mu mwanya wabyo. Byasuye mu mwanya wabyo biranarenga kubera Imana. Imana yani habwe icyubahiro. Nibura uyu nge nuwabinyujije hari n'abaceceka. Hari n'abaceceka nge ntibambwiye. Noneho hari n'abatamenya gushaka nimero yawe bakahita babona izacu. Ukaba yaguhamagaye ukamusengera agasubizwa n'ubundi ni wowe ahita abwira uyu we byaranamurenze nanjye arabimbwira. Hari benshi bajya baceceka. Nta wundi uheruka kuguhamagara ati nimero yawe nayibonye kuri Concord TV show ndaguhamagara uransengera urampanurira none ibyo wampanuriye byarasohoye. Ukomeza twivugira barenze umwe barenze babiri barenze batatu barenze batanu baduhamagara bakavuga ati nari ndwaye wansengeye ndwaye ariko kugera ku uyu mwanya natangiye gutora agatege. Wambwiye bino mbona ndanzira ariko kugera ku uyu mwanya nabonye ikiganza cy'Uwiteka Imana atangiye gukora imirimo n'ibitangaza byayo. Buriya hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo sinabona uko mbivuga sinabona uko mbirondora sinabona uko mbivuga ni Yesu wangiriye neza. Haleluya. Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane. None nawe we kokoroti wararirimbye mu ndirimbo zawe ngo ntabwo igibesha Imana ntabwo igibesha isezerano irasohoza ntabwo igibesha ngo ndabye Imana yakubwira imodoka ngo nyuma ngo biyicange ngiguhe igare. Imana yavuze imodoka bari imodoka. Iyo vuze ngo ndagukijije ibigukijije. Iyo vuze ngo nzabyikorera ibizabyikorera. Iyo vuze ngo nzatabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twagiye tubona Imana itabara kokorote we nawe dukurikiye twagiye tubona Imana itabara bikomeye biteye ubwoba. Twagiye tubona Imana itabara kandi nawe Imana iragutabara. Wowe mbagazi hano numvise umwuka ambwira ngo Imana iragutabara. Ufite ibibazo bibiri. Chamara ni cyabana ku ishuri. Icya kabiri ngeshize kwe le degré murantre plantes. Humura reka mbivuge mu buryo kubijanye n'amafaranga ndabwo uzakurwa n'isoni kuko iyo wasenze ni Imana irahari kandi iravuga. Haleluya. Kubijanye n'amafaranga ndabwo uzakorwa n'isoni. Humura amavuta y'amafaranga akujeho amavuta y'ubutabaza akujeho. Haleluya. Humura rero. Amen. Birakuyobora ikiganiro Imana ibane nawe cyane. Andi kumva nakwigumira ukambwira ibindi fata kwa amavuta. Haleluya. Imana ishimwe cyane Imana ishimwe cyane. Ndabyo Imana igibeshya nukuri. Yeseziranije irasohoza nukuri. Kuba byemera no kuba tabyemera Imana yacu dufite irakora. Imana yacu dusenga irakora nukuri mu gihe cyayo muri 2000 natangiye ikinyamakuru cyande umukristo muri 2020 David akajya mfasha kajya mfasha gake. Ejo mu mwaka washize 2025 nibiki Imana yaje gukoresha umwe mu bantu tubana muri groupe. Imana imuhiyerekwa ibona banguriye kamera agira abandi bakeya abisangiza bati pastor tukubona gake cyane kubijyanye n'umurimo w'Imana. None niki twakora
baramfashije uyu munsi ndafite ibikoresho nukuri ndafite ibikoresho uretse ko nanjye ubwanjye nkikibyiye kugira ngo njye mbitunganye bitwaganiriye abatumirwa njye mbyishyiriraho ariko munyetege mu minsi iraza cyane rwose munyetege mu minsi iraza turi kumwe akantu ku kandi njyewe ndimo ndasenga ngo Imana imbe na live tujye dusengana turi live yego tujye dusengana turi live tuvuge ngo yenda ni saa 3 za nimugoroba kugera saa 5 turaba turi live yego muri Amerika Aziya Oceania hirya no mu bigane itandukanye yes abazashobora kudukurikira tujye tuvuga Imana indwara tuzikubite madayimoni tuyaceke mu izina rya Yesu haleluya indwara tuzitegeke n'iziri Burayi Australia turazitegeka zikatwumvira kubera Imana Imana igahabwa icyubahiro Yesu atwegere cyane ubwo mperuki wawe ubwo mperuki wawe twarasenze mu materaniro ya mugitondo ukavuga akantu ntabwo umva hari ibindi byabaye na nyuma yaho imbaraga ntabwo nawe kukavuga na nyuma hari ibindi byabaye twarasenze kwa gatandatu saa 12 dusoza amasengesho nka saa 4 hari abantu benshi ubwo mba nirambitseho kuko nari narayi wawe mba nirambitseho ubwo nyuma mu gatasi kafashe numva umuntu yewe ntabwo muvamo ndamujyana aho rani sengesho ryari rikubise umudayimoni ubwo numva namwe mugatokesheje mba ndakangutse ubwo mbona n'umukobwa wafashwe n'abadayimoni Tugani rero abajinga kwabo namuvuyemo bakanjamora wakwiyirukira ahita kwaragera aya rurarugamba ubundi ndawurwara urwawe shaka ibyawe n'ukuyobora ibiganiro hano shaka kwirukanika yumva yego shaka kwirukanika abajinga bavuye mu wa mukobwa uko nabagiye kandi bibaho hari igihe bagusuzugura rwose bagasuzugura umuntu bagasuzugura umuntu batariko rero tubuzaho tujya kimwe ngazangurube Yesu yirukanye azitwikishije isengesho z'abati nyakubahwa bose Kristo turabikuzura umwana w'Imana urakomeye ndahande twagereka tujye mu ngurube ibyo ni ibyabaye ibyo ni ibyabaye ndi kwirebera sibyo yego ziriya mbaraga mwazikuye he so kwirukana uriya mudayimoni ziriya mbaraga ni za Kristo hari ndawundi ziriya mbaraga ni za Kristo ziriya mbaraga ndahandi twazikurane muri Kristo wenyine sadepa ko yarabitubwiye muri Mariko 16 ku murongo wa 17 yavuze ibintu bine ngiye kuvuga icyambere yavuze ngo ibimenyetso bizagenda n'abizera nibi nuko bazakanagira inzoka na sikoropiya icyo ni icyambere icya kabiri aravuga ngo nemunywe ikintu cyica ndacyo kizabatwara icya gatatu aravuga ngo kandi ibiganza byanyu nimubirambika ku barwayi bazakira icya kane aravuga ngo muzirukana ingabo z'abadayimoni mu izina rya Yesu ngo kandi ibimenyetso n'ibitangaza byagendanaga nabo bikagomba gushyigikira ijambo ryavuye mu bigishwa uyu munsi Petero ndawugihari Yohana ndawugihari Yakobo ndawugihari Matayo ndawugihari na Luka kandi bara 12 bose ndagwa ariko birukanya abadayimoni ibyo nabyo mubimenye bose ndabwo ariko basengera indwara ngo zikiri yego cyakora baruka baranditse ariko ndatumura igitangaza cya Luka ubu ndabirukanye abadayimoni cyane si Petero na Yohana Petero na Yohana abo ngabo rwose bari bafite izo ngabire bari bazibitseho na Yakobo nawe akazamo buke rimwe na rimwe ariko Petero na Yohana yo bibutse bageze ku irembo ryitwa ryiza yego uyu munsi rero ni Labani Zirabani yego ni uhari Zirabani ni uhari meki kinyeshana muri uyu mwaka muri uku kwezi ni uhari yego ni wa Kristo ashaka gukoresha Mana ikomeze badore mugisha
Pastor Imana kongera imbaraga. Amen, amen. Amavuta. Ndazakiriye mu izina rya Yesu. Ndazakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Katujye umwanya w'ijambo ry'Imana. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Ntago watugenda none se ijambo ry'Imana niryo buzima. Niyo dusenga rega duhagarara mu ijambo ry'Imana ngaho Mariko 16:17 twahagararamo, twamara kuhagararamo tugahagarara ku icyo cyanditse. Na Yohana 14:12 naho tukahagarara kuko Yesu yavuze ngo nukuri nukuri mwebwe abanyezeye. Yego. Emirimo ngora muzakora niyeruta kuko njya kwa data. Yego. Haleluya. Amen. Iyo rero ni favor Yesu yadusigiye. Kuko we yarema duha misiyo. Aravuga ngo njyewe ndasubira kwa data misiyo 5 ndayirangije. Ariko namye misiyo rero muzakomerezaho nari ngereje. Ebyo ndakoze musasigara mu bikoro koko njyari gihe nibaza tuzakora ibirenze kuzuka. Yesu yarazuye. Yego. Tuzakora ibirenze kuzura. Haleluya. Amen. Yesu yagenze hejuru y'amazi. Tuzakora ibirenze kugenda hejuru y'amazi. Ibyo ni Yesu bizi. Kuko umurimo nuwe no gukoresha nokwe muri twebwe. Turi bikoresho ngo Yesu adukoreshe bityo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Imana yacu ikomeze kubana natwe cyane. Reka turebe ijambo ry'Imana hano. Ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Mose cyitwa Kuva. Igitabo cya Mose cyitwa Kuva mu bice byaho 2 kuyu murongo waho gwa 23 uransomera niba wahageze. Abisirayeli batakira Imana irabumva. Abisirayeli batakira Imana irabumva. Hashize iminsi myinshi. Umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa babakoreshaga barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo. Yibuka isezerano ryayo yasezeranije Aburahamu na Isaka na Isirayeli. Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze na Imana ikurebe. Imenya uko meze. Ikibazo ufite Imana ikurebe. Ebegerageza ufite Imana ikurebe. Uburwayi ufite Imana ikurebe. Akogenda gasaza ufite Imana ikurebe. Ya mugabo, ya mudamu, abana babuze Minerivara. Imana ikurebe. Babagaruye. Imana ikurebe. Ubwo burwayi maranye myaka. Imana ikurebe. Niba yararebye Abisirayeli bari mu Egiputa ikabareba ikamenya uko bameze, mushiki wanje Imana iraje kurebe. Urwo rubanza Imana iraje kurebe. Ayo maganya Imana iraje kurebe. Ubwo burwayi baguye transferi Imana iraje kurebe. Ubwo burwayi ndetse na docteur yabwiye ngo tahuje mu rugo buriya we byamucanze byamunaniye, ariko Uwiteka aje kukureba. Imana ishimwe cyane. Komeza. Yakomeza ngo nsomere 24. Yego. Imana yumva umuniho wabo. Yibuka isezerano yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ishimwe cyane. Bari konyumva. Haleluya. Turashima Imana cyane kuko ni Imana y'imiryango. N'Imana y'ibisakuru bebere yevuga iki ngo mbora abana gukiranirwa kwa basi ngazamuka ngagira kubuzukuru no buvivi. Bishavuga ngo rero niyo wakoze neza Imana ireba gukiranuka kwaso. Kwa gukiranuka kwaso kukaza kukakugeraho nawe uyu munsi. Njya nezezwa cyane iyo nasuye papa Kokorode. Papa na mama baracyariho, ariko baja bambwira bati mwana wanje uri gukorera Imana ariko biri mu gisekuru, kuko sogokuru wawe
ari mu bantu batanze ikibanza bubakaho urusengero. Uyu munsi urwa rusengero rurahari. Sogokuru wawe yari umujyanama mukuru, yari umukuru w'itorero, yari umukuru w'itorero, afatwa n'imbaraga z'Imana atanga hano hanini hagiye kuba hegitari kugira ngo bahubake inzu y'Imana. n'uyu munsi harari. Nanjye wavutse ndi umukristo, no mukuru w'itorero, nabatoje ibyo nari narashoboye kuba mfite. Haleluya, haleluya. Mbana nabyo. Uyu munsi rero kuba witwa pasiteri, witwa umukozi w'Imana, witwa umuhanuzi, umwana w'Imana, ntabwo rwose ntabwo ari ikindi kibazo. Ahubwo biri muri karande. Mbibutse ko ari karande nziza hakaba na karande mbi. Mana yacu ishimwe cyane. Biragoye umwana wo kwa perezida kuzakena, biragoye umwana wo kwa minisitiri kuzakena. Ni karanda y'ubukire, ni inshingano z'ubuyobozi, izo bazajyana nazo. Levo de Clerime, mwana w'umuhinzi arahinga, mwana w'umuyobozi arayobora, mwana w'umuvugabutumwa arabwiriza. Ngira ngo kuba dukurikira kuri Ndi Umukristo TV, hari ibiganiro bya mukobwa wanjye n'iby'abahungu banjye muzabibona mu mezi izaza, muzabibona sukubesha. Mana yacu habwe. Izo ngizo ni karande nziza zigenda zidukurikirana. Ariko ndagira ngo nibwirire ababyeyi mudukurikirano, abagabo n'abadamu, niba urara muri kabari, ukarara muri kabari, ibyo ukora aho ngaho muri kabari, yewe mugabo, wowe uca inyuma ya mugore wawe, ukarara nanone indaya, n'ejo ukararana iyindi, iyo umuhungu wawe biragoye ko bizamucika, umukobwa wawe biragoye ko bizamucika, umukobwa wawe nawe bizamubaho, umuhungu wawe nawe bizamubaho. Nyuma y'ibyo rero cyagiye wowe warabaye rukokore, uri umusaza w'imyaka 70-80, nda muntu ukikwiteza. Abana bawe bazaza bakuririre, babwira ati papa mugore yananiye, mugore yananiye. Wati papa mugabo yananiye, yagiye mu bandi bagore. Kuko ni wowe wabitangije, ni wewe wabiteye, ni wewe wabiteye. Bano bantu rero b'Abisiraheli docunguje uburyo umwete, docunguje uburyo umwete. Imana yebutse igisekuru iravuga ngo Abisiraheli nabahaye isezerano, mvuga ko nzabagirira neza. None baheze ishanga, bari gukoreshwa uburetwa. None gutaka kwabo ubwo kungezeho nibutse isezerano. Haleluya, haleluya. Mushiki wanjye, Imana yibutse isezerano. Mwene data, Imana yibutse isezerano. Ndakubwira ukuri ngo uratabawe. Imana yibutse isezerano, iraryibutse, so gushidikanya, iraryibutse. Niba arakubwiye ngo abana bawe baziga, Imana irabyibutse. Niyarakubwiye ngo uzakira iyo ndwara, Imana irabyibutse. Niyarakubwiye ngo uzagenda amahanga, Imana irabyibutse. Levone medegre, Imana irabyibutse, Imana irabyibutse, Imana irabyibutse. Reka nsoze, ariko nongere ngaruke ko uyu mugabo uri kurara muri kabari. Nongere ngo ugaruceho, iyo baye waroze ibintu uri gukora, buriya gutyo uri kurema igisekuru. Niba ari kibi uri kukirema, kwanza ni kibi. Ariko yewe mugabo, niba utaha kare, ugahaha, ukaganira na madamu wawe, abana baba babibona, kirana igisekuru nacyo uri kurema kandi cyiza. Mana yacu habwe icyubahiro, Mana yacu tugirire neza. Ndafite mama na papa nabye ko mbafite, narinze nava mu rwano bakurwanye, nabonye barwana rimwe kokorode. Nge nta narimwe nabonye barwana rimwe, ikintu bapfuye munyemere ngivuge. Mama yagiye mu gakungu hamwe n'abandi badamu, bamwigisha kunywa itabi. Ubugoro bwabugora abadamu babajundika mu majigo, barabemyegesha kuko papa atomekanaga nabyo. Baryamye kumva mu cyumba harimo akantu katameze neza. Siri itabi ko ndanywa itabi, iyi tabi riva hehe? Akamucunga yasinzira akagenda akumva gashashe kari kubamburana. Twagiye kuba turyamye tumva rurahubukanye. Atezana ibyo bintu mfite, zana ibyo bintu mfite, zana ibyo nyenda byo mfite. Akashashara kamwaka kitabi kitore we.
ibi bintu wabyize kuva mu kwa kangahe kugera ryari? Ramu yateoya mutware wanjye mbabarira ni banaka na banaka bari babengisha ariko kuva uyu munsi nanjye sinzongera. Cyakora nawe abireka uwo munsi. Twari bakuru turagenda turabakiza barakiranuka, ariko icyo biba ye mugabo yewe mudamu, icyo biba niba ari cyiza Imana ihabwa icyubahiro, niba ari na kibi wihane, ariko Imana ibuka isezerano. Yego, Imana ibuka isezerano. Reka dusenge Imana. Yego, reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, amen, ndagushimiye cyane, izina ryawe nirishimwe. Uri data wa twese uhoraho, uri mwiza kandi uri mugari, migambi ya n'iteka ryose iyo ufuza biraba, ni utegetse biratungana. Mbere ya byose data mwiza, sengeye bashiki bacu babande twandikirana bamaze kumenya iri zina Labani. Data nongeye kubasengera babandi barwaye, babandi bapurayenze, babandi data batwese myiza bashomereye, babandi barwaye, babandi bafite ibibazo bitandukanye, babandi twavuganye no mu gitondo, babandi twavuganye ejo. Mana urabazi, ni babadamu ni babagabo ni babasore. Mana ubagereho, kiganza cyawe kiwakize, kuboko kwawe kweza kubaremera imirimo n'ibitangaza byawe. Urakoze kumva gusenga, urakoze kumva gusaba kwacu. Babakobwa ubagereho, babakobwa mwami wasezeranije ubukwe, Mana ubagereho. Babakobwa mwami baheze mu rugo, Mana ubagereho. Babasore data babuze akazi ngo babone ingwano, Mana ubagereho. Mana urakoze kumva gusaba no gusenga kwacu. Tubere Imana, tubere umucyo. Ndabize isezerano risohoye niryo rivamo gushima. Tindana n'abawe barengere muri byose, niko dushimiye Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen. Amen. Pastor Imana igumugisha tuganye musozo w'iki kiganiro, katugusabe utange nimero kandi twibutsa abadukurikiye abakunzi ba Ndi Umukristo TV bakande subscribe kuri Concord TV show, abakunzi ba Concord TV show bakande subscribe kuri Ndi Umukristo TV, ubundi bwami bw'Imana bwamamare. Utange nimero uzagukenera zago. Yenda kubata ifite ni 0788 24 53 8 iboneka kuri WhatsApp no muri Momo, ibamo imazemo imyaka myinshi no muri Momo hose ibamo. Mana yacu ni